turirimane gutyo yego kuvugo ngewe nabaye kuvugo nge nabaye usha muri Kristo usha muri Kristo egerezwa intebe ya data egerezwa intebe ya data mwongere tusubiremo tugire gutyo haleluya yanumbira we yanumbira gusa ishimira kubana nawe ushobora guhaguruka tukaririmbana nawe ishimira kubishobora muhaguruke dufatanye turirimbe ngo ubugingo bwacu burinzwe n'uwabupfiriye haleluya
ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamubwiriye navuye mu byaha mu butware ninjira mu ruhukiro rw'umukiza Yesu ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamubwiriye navuye mu byaha mu butware ninjira mu ruhukiro rw'umukiza Yesu ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamubwiriye navuye mu byaha mwongera ijwi va mu butware ninjira ubu ndashinganye gendana amahoro twongere kandi navuye mu byaha va mu butware bw'isi ninjira haleluya ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo navuye mu byaha mu butware bw'isi ninjira mu ruhukiro rw'umukiza Yesu ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamubwiriye muze mwese mudashidikanya iyumvire ibyiza by'umwami Yesu gukererwa umusanganire ateze amaboko arabakunda muze mwese mudashidikanya iyumvire ibyiza by'umwami Yesu gukererwa umusanganire ateze amaboko arabakunda ateze amaboko arabakunda ateze amaboko arabakunda ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamubwiriye 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 ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamubwiriye. Haleluya. abaririmbyi nibicare reka twakire mushiki wacu twishime karibu cyane usoma ijambo ry'Imana hano hari abasore bafite Pentecoste bazi gusoma neza
urwandiko rw'abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. urwandikiwe abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugeza kuri 24. Abaheburayo Yes. cumi na 12 ivensi ya 22 na 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru. Kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganyije rwose. Amen. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. Amen. Ndashimira Imana muri uyu mugoroba kongera kuba hano muri iki gitaramo. Imana ihumugisha abagize iyerekwa. Imana ntizi finance igipfu, ntibizoshoboka kuko ntiyogiheza ibintu bitangana n'ubwenge bwacu cyo byica nabi. Turashimira Imana kuri aba basore bakomeje kugira imyitwarire myiza no gutegura ivugabutumwa ringana gutya. Imana ibaha umugisha. Ntabwo biba byoroshe kugira ngo umuntu ahuze abantu bangana gutya baze gutarama, baririmbe, basenge, bumva ijambo ry'Imana mu gihe benshi bikunda kubananira, ariko Imana ibaha umugisha mwe mwabishoboye kuzamutegura ibi bintu. Haleluya. Turabigisha babiri n'abaririmbyi barahari birumvikana, n'abene aba bantu bahanura n'abandi nyine baraho. Abo bose bakeneye kuvuga. Ntabwo uko nteganya sintinda kugira ngo twumve n'abakozi b'Imana bavuye hariya hakurya mu gihugu cya Nairobi. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku kamaro k'amaraso ya Kristo. Bwana asifiwe. Urwandiko rw'abaheburayo rwarantangaje. Ni urwandiko ruza ruvuga intege nke z'amaraso y'ihene, rukavuga imbaraga z'amaraso ya Kristo, rukavuga intege nke z'abatambyi b'Abalewi, rukavuga imbaraga z'ubutambyi bwa Kristo. Cyane cyane ko ubutambyi bw'Abalewi bufite intege nke z'uburyo 9 simbivuga byose, ariko kimwe muri ibyo nuko bwashizweho ntandahiro, bupfa gushirwaho gusa. Ariko bwa Kristo mu baheburayo haravuga ngo Imana ngo yarirahiye iteka, niko havuga ngo ndirahiye iteka uri umutambyi iteka mu buryo bwa Melekisedeki, kugira ngo ibyo uzakora byose bizaba ari ibintu by'iteka bidafite ubukenya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kikavuga urwandiko rw'abaheburayo, kikavuga ubutambyi bw'Abalewi ko bwari bwubakiye ku ntege nke zabo, kubera ko iyo bajaga gukora igikorwa cy'ubutambyi byasabaga ko intama ibanza kubapfira kugira ngo bemerwe imbere y'Imana. Naho ubutambyi bwa Kristo Yesu, Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwabaye ubutambyi bw'imbaraga, kandi bwo bubyara umusaruro ukomoka mu maraso ngo uduheshe kwemerwa imbere y'Imana. Uru rwandiko rw'abaheburayo ni urwandiko ruba rushaka gusuzugura kwizera abaheburayo bari bafite ku bintu bigaragara, kukimura umuntu mu kwizera mu bitagaragara. Niko rukoze urwandiko rw'abaheburayo. Reka tuvuge gato
ku maraso ya Kristo. Mu mpamvu nyinshi zatumye Imana irema isi nyinshi, imwe muri zo ni umubiri. Kwari ukugira ngo isi igire ubutaka buzakomokemo umubiri w'abantu n'ibintu. Ariko naratangaye, ariko hari hakozwe igikorwa cy'umwuka. Umwuka humeke ku butaka, ubutaka bubyara umubiri w'ibyaremwe. Kuko ikintu cyose gikomoka mu isi kandi kigira umubiri wihariye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ari umuntu, ari ibi bitungwa biba mu ishyamba, ari ibiti, ikintu cyose kiba mu isi cyose kigira umubiri kandi ntabwo ukomoka hanze y'ubutaka, ukomoka mu butaka. Haleluya. Haleluya. Imana mu migambi yayo yo kugira ngo izava amaraso, nayo itegura kwambara umubiri udafitanye isano n'igitaka, kugira ngo amaraso uriya mubiri uzajamo azaba atari amaraso adafitanye isano nayo. Kubera ko aya yacu afite inkomoko muri uriya musaza Adamu n'uriya mubyeyi we Eva, bazanye itatizo mu miryango y'abatuye isi. Bituma noneho Imana, Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Muzamutekereza ngo umubiri Yesu yambaye ni umubiri nyabaki. Ntabwo ari bene uyu. Oya. Uyu. Haleluya. 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 Uyu mubiri ko ndashaka kugira ngo tuganire kuri aya maraso yari muri uyu mubiri. Ariko mubanze mumenye umubiri uwo ari wo, ni uwuhe mubiri Yesu yambaye. Murabona kurema kw'Imana kwakozwe mu buryo butanu mu rwego rw'umuntu. Icyambere, Imana yaremye umuntu imukuye mu gitaka. Ngo ije kurema bwa kabiri, irema umuntu imukuye mu wundi. Ngo ije kurema bwa gatatu, itegeka ko abantu babiri bahura kugira ngo bareme uw'Imana yaremye muri bo. Imana ishubahiro. Ese ko turi kumwe? Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo ije kurema bwa kane. Haleluya. Haleluya. Itegeka ko Imana yo iremerwa mu muntu, mu mubiri udahuye n'uw'umuntu. Igihe Mariya, Imana ishobora twese. Haleluya. Kundi ijambo Mariya yavuze, yabwiye marayika ngo sinobyara sinza nkubagana, sindi umukobwa uzutawanyika mu makartiye kuganira n'abatipe, ndi umukobwa ugira imyitwarire myiza. Na marayika aramubwira ngo ubwo buhamya uhawe utanga no mu ijuru turabizi kuri muzima, tuzongera n'uduhungu twavuye ku murongo w'ijuru, uri umukiranutsi. Haleluya. Imana ishobora twese. Bwana sifiwe. Tukuzwe. Ariko ndanezerewe muri uyu mugoroba. Ariko umwuka aramubwira ngo, marayika aramubwira ngo umwuka azaza akuze mu nda. Gitangaza curiya mwana w'umukobwa yagize umugisha ngo namara gushika akora ibinyuranye na biology, kugira ngo mu ivuka rya Yesu biology buri rwirengero, maze noneho yambara umubiri ufite amaraso atagira inenge, afite imbaraga zo guciraho icyaha iteka. Imana ishubahiro. Bwana sifiwe. Kanihute. Ubusanzwe amaraso, aya maraso asanzwe, aya yacu agira ibintu byinshi, reka mbabwire bine murabizi kandi sinzi ikiganga nizi byanditswe, ariko abaganga bari hano barabizi barandusha kubimenya. Reka nje mvuge bine. Imana ishobora twese. Bwana sifiwe. Icyambere, kurya amaraso niyo azajana umwuka mu mubiri. Ni ukuvuga ngo aho amaraso ageze n'umwuka uzuhagera. Aho amaraso atageze ivu yaje y'umwuka ibirangiye. Naya Yesu igituma tuza twuzura umwuka wera nuko amaraso yatugezemo ya Kristo. Amaraso atabonetse nta mwuka wera twogira, kuko iyo amaraso atageze ahantu
umwuka uzuga umwuma wo kuhagera, kandi ibyo byombi iyo bitahageze haba deforume, hagahinyangwa, hagasuko hatakagombye gusa, hagatakaza umwimerere waho. Igituma muri mu kubona abantu batakaje umwimerere, nta maraso nta mwuka. Uko turi kumwe? Yego. Bwana sifiwe. Ikindi cya kabiri azakora, azajana intungamubiri mu mubiri. Bene abantu bakunda ivyirasyo, ni ukuvuga ngo amaraso niyo azakora ivoyage y'ibitunga umubiri kugira ngo umuntu abashe kubaho. Bwana sifiwe. Iyo umuntu afite ayo maraso ya Kristo muri we, haba ijambo ry'Imana. Hari umurimbyi wavuze ngo maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho, ngo ni nguvu ya kusaidia mukristo katika safari. Ikiza gishoboza umukristo kurya ibiryo by'ijambo ry'Imana nuko amaraso ya Kristo yamugezeho. Icya gatatu, haleluya, Haleluya. amaraso azarinda umuntu indwara nyinshi. Kurya ni igihume. Amaraso ni siraha izirinda umuntu ibintu by'ibigwagwa. Habe na wa munsi Abayisiraheli Imana yarababwiye ngo